بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه nyuma yo gushimira Allah subhanahu wa ta'ala no gusabira amahoro n'imigisha intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama nabiwe n'abasangira ngendo be n'abazakomeza kugira ikirenge mu cyabo kuzageza ku munsi w'imperuka. Bavandimwe, dukomeje gusobanura igitabo cya Umdatul Fiqh cya Ibn Qudama al-Maqdisi, aho umwanditsi rahimahullah yakomeje kutubwira kuri fiqh no ku mategeko n'amabwiriza agenga ubuislamu, aho dukomereje n'isomo ryacu rya 52, aho dukomereje mu gitabo cya hijja, aho umwanditsi ubushize yatubwiye ibijyanye no gutamba cyangwa se n'ibyiru bitangwa na wundi wagize amakosa akora muri hijja. Uyu munsi rahimahullah arinjira mu muryango yise ngo babu dukhuli Makkah, umuryango wo kwinjira muri Makkah, aho umwanditsi rahimahullah ari budusobanurire uburyo umuntu yinjira mu Makkah n'uburyo umuntu akoramo ibada ye mu ncamake, ariko ashingiye by'umwihariko ku myitwarire ya wa wundi uje i Makkah, yaba aje muri umra cyangwa se aje ataje muri umra, nko wa wundi waba ari umugenzi ugenda hariya, ariko kenshi akibanda kuri wa wundi uje muri hijja na umra, kubera ko umuryango ari umuryango wa hijja na umra. Umwanditsi rahimahullah aravuga ati yustahabbu an yadkhula makkata min a'laha, ni byiza ko uwinjiye muri Makkah ayinjiramo aciye mu majyaruguru ya Makkah, aciye ahegutse cyangwa se ahirengeye kuri Makkah. Ahirengeye muri Makkah ntago ari mu majyaruguru neza, ahubwo no burasirazuba bw'amajyaruguru niho hirengeye muri Makkah. Aha nahagana mu bice bya Kada cyangwa se bya Batha Makkah, niho ahirengeye ku mujyi wa Makkah. Iyo ushaka guturuka Makkah ahirengeye hayo nahangaha uturuka cyangwa se niho winjira. Ibi ngibi babivuga abamenyi bashingiye ku kwinjira kw'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama gutandukanye ubwo yinjiraga muri Makkah, byaba ari nyuma y'urugamba rwa Hunayn cyangwa se umra zabanjirije z'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, yewe no mu kwinjira aje gufungura Makkah. Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama yabwiye abasahaba, yarabwira iti ntimwinjire illa min a'laha, ntimwinjire muri Makkah usibye ko mugomba guturuka ahirengeye muri Makkah. Ari naho Hassan ibn Thabit radiyallahu anhu, umusizi w'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, yavuze ubwo yavugaga ati adimna al-khayra illam tarawha tuthiru an-naq'a mawqi'uha Kada. Iyi Kada cyangwa se iri soko rya Kada ari naryo ryari mu bwinjiriro bwa Makkah, niho Hassan yavuze ko intumwa y'Imana izinjirira, kandi ari naho hazaba isezerano ryabo n'abakoreshi igihe bazaba baje gutsinda intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibyo Hassan yabivuze mbere cyane, mbere yuko intumwa y'Imana iza gufungura Makkah. Intumwa y'Imana ije gufungura Makkah nkuko bisanzwe ku banyacyubahiro no kuri ba bandi b'inyangamugayo bose, ko barengera kandi bakarwanaho ababarengeye, nkuko ngoko intumwa y'Imana yategetse ko abantu bari buze kwinjirira aho Hassan ibn Thabit radiyallahu anhu yavuze, avuga uburyo bagaruka muri Makkah. Bityo rero intumwa y'Imana aha yahinjiye mu bice mu gihe cyayo cyose yagarukagamo muri Makkah, yaba ari nyuma, yaba ari yinjira muri Makkah aje muri umra zo yakoraga, yaba aje muri fathu ya Makkah, yaba ari na nyuma yo guturuka Hunayn, mu rugamba rwa Hunayn, Umrat Ji'ran. Aha hose nibwo intumwa y'Imana yinjiraga iciye ahirengeye muri Makkah. Bamwe bakagaragaza ko impamvu yinjiraga ahangaha ariho hari amarembo ya Makkah, kuko ubusanzwe kera kugira ngo umenye amarembo y'umujyi cyangwa se amarembo y'igihugu nuko yasangagamo isoko ry'igihugu. Ubwinjiriro bw'igihugu n'ubwinjiro bw'umujyi bwabaga ari bwo burimo isoko, nahangaha hari iri soko. Kubw'iyo mpamvu bakabona ko ari uko hari mu bwinjiro, kandi nta munyacyubahiro winjira mu mujyi cyangwa se undi wese w'inyangamugayo winjira ahantu ngo ntiyinjire mu bwinjiro bwaho. Bityo bakabona ko yahinjiraga kubera ko ari ubwinjiro bwaho. Hanyuma bityo muri kino gihe tugezemo umuntu akaba ashobora kwinjira hariho hose, kubera ko Makkah isigaye ifite ubwinjiro bwinshi butandukanye. Ariko ahangaha ni byiza ko twavuga ko kuri wa wundi ushoboye kwinjira muri bino bice bya Batha
aramutse abishoboye ko ariho yaca kuko ariyo sunna y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Ikindi kwinjira ahangaha ntago yahinjiraga kubera ko ariho hari horoshye, ahubwo yahinjiraga nyine nk'icyubahiro cyangwa se n'agaciro, byaba ari agaciro ke n'agaciro ka Makka. Umwanditsi rahimahullah aravuga ati, akomeza avuga ati wayadkhul almasjida min babi bani shayba iqtidaa bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Uyu nguyu uje muri Makka agomba cyangwa se ni byiza ko aninjira mu muryango wa banu shayba mu kubahiriza no mu kugera ikirenge mu migenzo y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Umuryango wa banu shayba ni umuryango wari uherereye hafi yahegereye Safa, ukaba ari wo muryango wasaga nkaho uteganye n'ibuye ry'umukara yana Hajar al-Aswad, bityo iyo winjiragamo uteganye n'ibyo buye neza neza. Ariko muri bimwe mu bihe byaciyeho byo kwagurwa k'umusiti wa Makka, uyu muryango waje gufungwa uza no gukurwaho. Wenda ishobora kuba mu mpamvu zatumye umuryango ukurwaho ari uko hadithi zigaragaza ko uwinjiye mu musiti ari wo muryango yinjiriramo inyinshi ni dhaif. Hadithi irimo cyangwa se imvugo irimo ifite imbaraga kurusha izindi ni hadithi igaragaza ko intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallama ahangaha yahinjiye, ariko igaragaza ko yahinjiye mbere yuko intumwa y'Imana ihabwa ubutumwa, igihe abakoresha bashwaniraga uri bwinjirane Hajar al-Aswad cyangwa se uri buze gushyira Hajar al-Aswad mu mwanya waryo. N'amateka y'ibijyanye no kubaka kwa Kaaba, ahangaha intumwa y'Imana kuko bayubakaga ari abakoresha n'abasore babo n'abasaza babo, baje kwemeza ko uri bwinjire mbere aho barimo kubaka, aturutse aho bavanaga ibikoresho n'amabuye babivana ahitaruye babizana aho bari kubaka, bemeje ko uri bwinjire mbere ari uri buze kuza agabashyiriraho ibuye mu mwanya waryo, kubera ko abari barimo imbere mu basaza bakoresha bari bananiwe kumvikana uri buze gushyira iryo buye mu mwanya waryo. Kwinjira hinjiye intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam mbere yuko ihabwa ubutumwa, hanyuma bemeza ko ariyo iri buze kugena uko bari buze gushyiraho iryo buye. Intumwa y'Imana irabigena mu mateka azwi yo kubaka kwa Kaaba. Umwanditsi rahimahullah aravuga ati, fa idha ra'a albayt rafa'a yadayhi wa kabbara wa hallala wa hamida. Aravuga ati iyo amaje kwinjira mu musigiti, yinjiye mu musigiti, iyo yinjiye mu musigiti akabona albayt, iyo abonye iriya nyubako ya al-Kaaba ntago ari iriya we Hajar al-Aswad, ahubwo al-Kaaba ni iriya nyubako yubatse nka kare cyangwa nka kibe, iriya nyubako niyo al-Kaaba. Iriya nyubako rero iyo ayibonye, umwanditsi rahimahullah aravuga ngo kabbara Allah wa hallalahu wa hamidahu wa da'a. Iyo ayibonye akuza Imana avuga ngo Allahu akbar, hanyuma akavuga ati la ilaha illallah, hanyuma akavuga alhamdulillah, asingiza akuza anatagatifuza Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Uku gukuza no gutagatifuza no gusingiza Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, ibi ngibi n'izi mvugo icyukuri nuko bidagaragara mu migenzo y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, ku buryo abantu bakigishwa ko ari byo bazajya bavuga iyo binjiye ahangaha. Ibyiza rero nuko uyu muntu yakinjira avuga andi maduwa atandukanye mu maduwa yo kwinjira mu misigiti nkuko bigaragara mu busabe bugenga cyangwa se bugena umuntu yinjira mu musigiti. Bityo rero si ngombwa ko avuga Allahu akbar na la ilaha illallah na alhamdulillah n'ubundi busabe, ahubwo ibyiza nuko akoresha ubusabe bwagaragaye muri hadith sahih kwinjira mu musigiti cyangwa se mu nyubako z'insengero, aho intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagiye ibyigisha mu buryo butandukanye. Umwanditsi rahimahullah aravuga ngo thumma da'a, yangiza agasaba akagira n'ubusabe asaba. Ibi byose kubikora ni byiza, ariko ntago ubyemeza ngo ubyinjize muri ibada nka sunna cyangwa se nk'umugenzo cyangwa uburyo ibada igomba gukorwamo, kubera ko kubishyira muri ibada nk'uko ibada igomba gukorwamo, ibi nibyo bituma byitwa bid'a. Ariko umuntu aramutse abikoze ntacyo bitwaye, ariko atemera ko kutabikora hari icyo byangiza cyangwa se bigabanya kuri ibada ye. Aravuga rahimahullah ati thumma yabda'u bi tawafi al-umra in kana mu'tamira. Yarangiza uyu muntu winjiye mu musigiti wa Makka agahita atangira gukora tawaf. Amaje kugera mu musigiti agomba guhita ahera kuri at-tawaf mbere yuko agira ikindi akora.
birazwi ko umusigiti w'umuntu yinjiyemo asenga raka ebyiri nkuko bigaragara muri hadithi zitandukanye z'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam aryo sengesho bita tahiyatul masjid. Ahangaha ku musigiti w'Imaka bamwe bagaragaza ko tahiyya yayo cyangwa se indamutso y'umusigiti wa Makka ari iyi tawafu ikorwa n'umuntu, yaba ari muri umra cyangwa se ari muri hijja cyangwa se ari mu bye bitandukanye, ko ahangaha gusenga iziraka ebyiri ariyo tahiyatul masjid. Abandi bakabona ko tahiyatul masjid ntacyo bitwaye ko umuntu yayisenga hanyuma yaba afite umwanya agakora iyi tawafu, bikaba ari nabyo byiza, ariko ufite umwanya yakora tawafu aho kugira ngo akore tahiyatul masjid, ariko adafite umwanya yasenga raka ebyiri kuri hadithi y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man dakhala al masjid fala yajlisanna hatta yusalli rak'atayn, iti wa wundi wese uzinjira mu musigiti ntakicare atabanje gusenga raka ebyiri. Ahangaha rero kuba umuntu yakora tawafu nibyo byiza, kubera ko niyo tawafu isozezwa na raka ebyiri, raka za tawafu. Hanyuma ikindi ziraka zo gusuhuza no kuramutsa umusigiti ntago ari raka z'umwihariko ku buryo umuntu aramutse afite irindi sengesho atarisenga. Ikingenzi nuko umusigiti umuntu awinjiramo akawutangiza amasengesho no kugaragira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Umwanditsi rahimahullah ati rero iyo ari muri umra atangirana na umra tawaf. Kwita umra ya tawaf nuko uyu muntu nyine ari muri umra. Buri umra igira amazina atandukanye, ariko ibyo ngibyo ntacyo bitwaye. Ikingenzi gusa nuko bose batangizwa na umra, nuko iyo aje ari qarin cyangwa se ari mufrid yita tawaf al-qudum. Iyo ari jari muri umra bayita tawaf al-umra. Ni nkuko nguko nundi wese uje aramutse atari muri ibada ya hijja cyangwa se umra, ari gihe bayita tawaf al-qudum cyangwa se ya tahiyya no kwinjira no gutangira cyase gusuhuza no kuramutsa umusigiti mu misigiti mikuru ari wo musigiti wa Makka. Umwanditsi rahimahullah aravuga ati aw tawaf al-qudum in kana mufridan aw qarinan, cyangwa se akayita tawaf al-qudum iyo ari gukora hijja yonyine cyangwa se ari buze gufatanya hijja na umra ariko atabitandukanyije. Abangaba bayita tawaf al-qudum. Hanyuma aravuga ngo wayattabi' biridaihi, yarangiza akakora icyo bita ittiba'. Ittiba' ni uburyo bwo gukenyera, bakenyeramo ihram ariko akayikenyera ayinyujije mu kwaha k'ukuboko kw'iburyo. Niyo mpamvu umwanditsi rahimahullah avuga ngo fayaj'alu wasatahu tahta atiqihi al-ayman, afata umwitero we akawitera ariko awunyujije munsi y'ukwaha kw'ukuboko kw'iburyo. Hanyuma akavuga ati wa tarafayhi ala atiqihi al-aysar, hanyuma amahembe cyangwa se akawufungira ku rutugu rw'ibumoso. Ubu buryo bwo busohora ukuboko kw'iburyo hanze, ubundi bwo buryo bita ittiba'. Niyo uyu muntu aje agiye gukora umra yinjiye, uyu nguyu agomba kubikora iyo ariyo tawafu ye ya mbere atangiye, yaba ari tawafu al-umra cyangwa se tawafu al-qudum bitewe n'icyo agimo gukora. Iyo atarimo gukora izi tawafu z'umwihariko zo gutangira ibada ze no kwinjira muri Makka bwa mbere, iyo atarizo agiye gukora, uyu nguyu ntago asabwa gusohora urutugu hanze, ahubwo akora yambaye uko yambaye. Niba ari muri ibada ya hijja na umra akaba ariko ataribwo ajemo, umuntu ashobora kwibaza ngo ibyo ngibyo bishobora kuba ryari. Urugero, umuntu ashobora kuza muri Makka agakora tawafu, yamara gukora tawafu akaba ananiwe, agahitamo guhagarika ibada ye arangije tawafu, cyangwa se agakora ibada ye akayirangiza ariko ntiyogoshe, cyangwa se ngo asohoke muri ibada akayigumamo ashaka kwigumira muri Makka. Ariko wenda urugero ashobora kubura uko yogosha, cyangwa se ashobora kugira ubunebwe, cyangwa se agashaka kwigumira mu myambaro ya ihram no kuguma ari muhrim kugira ngo akomeze kongeza ibyiza n'imigisha y'imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Uyu muntu ushobora kumara muri umra ye icyumweru yarayirangije ariko ategereje gukora icyo bita tahallul, akeneye gusohoka muri umra gusa, uyu nguyu iyo yinjiye agarutse mu musigiti agakora tawafu, ntago iyi ngiyi aba ari tawafu ya umra, kubera ko umra ye iba yararangiye asigaje kogosha. Niyo ari muri hijja, yaba ari qarin cyangwa se mutamatti', uyu nguyu yarangije kugera Makka no gukora ibikorwa bye byibanze, iki gihe uyu nguyu aba akora tawafu zisanzwe za
sunna n'imigereka no kongera ibihembo bye imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo abangaba iyo yambaye ihramu si ngombwa ko ahisha akaboko ke, ahishura akaboko ke k'iburyo, aho gakomeza akambara bisanzwe. Ikindi uguhishura aka kaboko birangirana n'iyi tawafu gusa. Iyo tawafu irangiye umuntu agiye muri saya arongera akagatwikira, kubera ko ntago bigaragara ko muri sunna z'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam harimo gukora ittiba' twavuze ntago harimo ko yayikora atari muri tawafu, ahubwo birangirana na tawafu. Umwanditsi rahimahullah aravuga ngo wayabda bil hajar al aswad, iyo agiye gukora tawafu ye ahera cyangwa se atangirira kuri hajar al aswad, ku ibuye ry'umukara. Fayastalimuhu wa yuqabbiluhu, akarisuhuza yarangiza akarisoma. Kurisuhuza ni ukurikozaho ikiganza iyo ashobora gukora kurikoraho nk'igihe hatari abantu benshi, akozamo ikiganza. Wa yuqabbiluhu, yarangiza agasoma ibuye. Ashobora gusoma ibuye cyangwa se agasoma ikiganza, byose biremewe muri hadithi zitandukanye kuva ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bityo ikimworoheye nicyo akora. Iyo abashije gusoma ibuye nibyo byiza, iyo atabashije gusoma ibuye akabasha gusoma ikiganza nabyo ntacyo bitwaye, kubera ko nanone tubibona muri hadithi ya Nafi' niba ntibeshye ko Ibn Umar radiyallahu anhu yasomye yakoze ikiganza kuri al-Kaaba ku ibuye ry'umukara, yakoze ikiganza cye kuri Hajar al-Aswad, arangije aragisoma, arangije aravuga ngo kuva nabona intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabikora ntago nigeze ndekera kubikora. Hadithi iri muri Muslim, ni hadithi sahih. Bityo rero ashobora gusoma ibuye nk'ibuye nkuko bigaragara none muri hadithi sahih nayo kuva kwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ko yaje ku ibuye ararisoma, arangije aravuga ati laula anni ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabaltuka. Yaraje asoma ibuye, amaje kuyisoma aravuga ati amma wallahi inni la a'lamu annaka hajar, aravuga ati ndahimana ko nzi neza ko uri ibuye. Iyo ntaza kubona intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam igusoma ntabwo nari kugusoma. Iri jambo ni ijambo ryongera gushimangira uburemere n'igikorwa cy'umugaragu abarimo. Ahangaha ari muri ibada yo kugaragira Imana yonyine, nta kindi arimo kugaragira usibye Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Nta n'icyo agomba guha agaciro usibye icyaha agaciro n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala intumwa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bityo ibyo akora byose abikora kubwo gushimisha no kwegereza Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, ntago abikora ku yindi mpamvu yari yose, bitandukanye na ba bandi baza bizeye indi migisha n'ibindi bintu bidasanzwe kuri ririya buye cyangwa se kuri al-Kaaba, harimo bakuramo inkofero bakazisiga mu ibuye cyangwa se imyenda, cyangwa bakaba bashaka n'uburyo bashobora gutwara na bimwe mu bice bigize iriya nzu ya al-Kaaba. Ibi ngibi ntaho biri mu mahame y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam no mu idini ry'Ubuislamu. Ahubwo ibirimo nuko umuntu akuza umuremyi w'iriya nzu, nkuko Nyagasani avuga ati falyabudu rabb hadha albayt, ngaho nibagaragire umuremyi w'iyi nzu. Ntago ari ukugaragira inzu, ahubwo ni ukugaragira umuremyi w'inzu, naho gushaka baraka mu byo Ubuislamu butashyizemo baraka. Ibi ngibi nta kindi bikora usibye kwangiza ibada y'umuntu. Kubw'iyo mpamvu iyo umuntu akora ibada agomba kugarukira mu mbibi Ubuislamu bwashyizeho, akirinda kurengera, kubera ko kurengera byangiza ibada kandi akaba yakisanga mu gihombo. Umwanditsi rahimahullah aravuga ngo wayaqulu bismillah wallahu akbar, ahita avuga ati bismillah Allahu akbar agiye gutangira tawaf. Kuvuga bismillah Allahu akbar ni ibintu bigaragara mu mahame y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam muri hadithi zitandukanye ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam abasahaba bayizeho kuvuga bismillah Allahu akbar, no mu zindi riwaya ko yavugaga Allahu akbar ntivuge bismillah. Bityo uwavuga bismillah Allahu akbar afite dalili kandi iri sahihi, n'uwavuga Allahu akbar nawe afite sahihi, hadithi iri sahihi na dalili iri sahihi, bityo ntacyo bitwaye. Bamwe bakabona ko ibyiza ari kuvuga Allahu akbar gusa, ariko ubifatanyije nkuko twabivuze kuko hadithi hose zihari ntacyo bitwaye, kandi hadithi zose ni sahihi kuva ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanyuma umwanditsi akavuga ngo اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباع لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. akavugati nyagasani ndakwemera kubwo kukwemera no kuza no kwemeza ukuri kwawe kuva kwa Allah, hamwe no kubahiriza
ahdi y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, isezerano ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, no gukurikira imigenzo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nibyo byatumye nza ahangaha. Ibi ngibi aya magambo ni dua as-sahih, nuko iyi dua itari mu madua intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatwigishije kuri wa wundi urimo gukora ibada. Bityo nkuko twabivuze kubyo twavuze haruguru ko icyo intumwa y'Imana itashyize muri ibada ntago umuntu akwiye kugishyiramo akakigena nka kimwe mu bice bigize ibada, kuko kugena igice mu bice bigize ibada ibyo bikenera dalili. Iyo nta dalili ntago icyo kiba ari igice mu bice bigize ibada. Ariko nanone iyo umuntu ashobora kubikora ariko akabikora atizeye ko ari igice kigize ibada, nkuko umuntu ashobora kugera ahantu akavuga ati subhanallah, astaghfirullah, la ilaha illallah, amantu billah, nizeye Imana, nemeye Imana, ndasingiza Imana, gakuza Imana, uko yabivuga kose ntacyo bitwaye, ariko ntago agomba kwizera ko ari igice mu bice bigize ibada. Kubw'iyo mpamvu aya magambo ntago ari itegeko ko umuntu yavuga aramutse ashatse kuyasimbuza n'andi, ntacyo bitwaye, kubera ko atagaragara mu mahame y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Umwanditsi akomeza avuga ati thumma ya'khudh an yaminihi wa yaj'al al-bayta an yasarihi, yarangiza akerekera iburyo bwe, no kuvuga ngo agenda agatsimbura akora tawafu yerekeye iburyo bwe, bityo akaba inzu cyangwa se baiti yayishyize ibumoso bwe. No kuvuga ngo iyo akora tawafu ayikora Al-Kaaba iri ibumoso bwe, kuko we aba yerekeye iburyo bwe, ukurikije kuri wa wundi uhagaze yerekeye ku ibuye, kuko yarisomye amaze kurisoma aranarisuhuza, hanyuma ubwo arimo araryerekera iburyo bwe, nuko ari buhite agenda yerekera iburyo bwe, Al-Kaaba igahita ijya ibumoso bwe, agatangira kuyizenguruka kuri uwo muzenguruko no kuri ubwo buryo bumeze gutyo, kuko ariko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabigenje, nkuko tubona muri hadith ya Jabir radiyallahu anhuma ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ari ubwo buryo yabikozemo. Uyu muntu rero iyo atangiye gukora tawafu ye, ubwo abatangiye nyine tawafu nyuma yo gusuza Al-Kaaba, atangiye gukora umuzenguruko wa Al-Kaaba. Iyi mizenguruko ni imizenguruko irindwi. Iyi mizenguruko ni imizenguruko irindwi, nkuko tubona muri hadith ya Jabir radiyallahu anhuma, aho avuga ati lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah ata al-hajar fastalamahu, intumwa y'Imana ubwo yazaga Makka yaje kuri Hajar al-Aswad irarisuhuza, mu yindi riwaya wa qabbalahu iranarisoma, thumma masha an yaminihi, aravuga ati arangije yerekera iburyo bwe, farammara thalatha wa masha arba'a, intumwa y'Imana yirukankamo inshuro eshatu, irangije igenda izindi enye zisigaye. Uku kwirukanka ahangaha no kwerekera iburyo, ibi byo byakozwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanyuma uku kwirukanka kuri mu bigaragaza imbaraga n'umurava n'umwete umuntu afite muri ibada, yewe no kugaragaza siha, ubuzima bwiza n'imbaraga afite mu mubiri we, kubera ko intumwa y'Imana ijya kubikora no kubitegeka abasahaba. Nuko ubwo intumwa y'Imana yazaga muri umra, ije gukora umra, bamwe mu bakoreshi mbere yuko baba abayisilamu bavuze ko intumwa y'Imana yarwaye malaria, muri malaria za Yathriba, kandi ko abantu bayo bose barwaye kandi nta mbaraga bafite. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam iravuga iti rahimallahu mura'an, nyagasani agirire impuhwe umuntu muri twebwe uri buze kubereka imbaraga ze, uri buze kubereka imbaraga, akanabereka gushikama no gukomera n'umurava n'umwete afite mu bikorwa bye. Ahangahe intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yirukansero shauto eshatu za mbere, imizenguruko itatu ya mbere yayirukansemo izenguruka Al-Kaaba. Hanyuma ramal cyangwa se uku kwirukanka kuvugwa ahangaha ntago ari ukwirukanka byo gusiganwa, ahubwo no kwirukanka byo kwirukanka biringaniye, aho umuntu agenda asa nk'uwirukanka ariko intambwe ari ngufiya, asa nk'utigisa ibitugu bye, ari ikimenyetso kigaragaza imbaraga. Akaba ari nayo mpamvu bamwe mu basirikare cyangwa se ingabo zibikoresha nk'igikorwa cyo kugaragaza ibikorwa bya gisirikare no kugaragaza imbaraga n'ubushake n'ingufu. Ibyo ngibyo rero n'iyi ngendo ni ingendo ikomoka ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibyo abantu bamenyereye nko ku izina rya mucaka. Biriya iyo umuntu agenda kuriya abagaragaza imbaraga n'umubiri n'ubushake n'umwete n'umurava afite mu gikorwa arimo gukora. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam
niyo ntumwa koko y'ukuri yabitangije igaragaza umurava n'umwete n'imbaraga n'ubushake ifite mu gikorwa irimo gukora, kandi ko umubiri wayo ukomeye, kandi ko yiteguye, kandi iri mu gikorwa gifite agaciro. Ahangaha rero niho umuntu yirukanka ibi bice bitatu cyangwa se iyi mizenguruko itatu ya mbere, hanyuma yarangiza akagenda mu yindi mizenguruko isigaye ine akayigendamo atirukanka, nkuko umwanditsi rahimahullah yabivuze, nkuko twabonye no muri hadithi ya Jabir radiyallahu anhu. Hanyuma iyi mucaka akora ahangaha nuko ayikora kuva kwibuye kugera kwibuye, kuva kwibuye kugera kwibuye hose aba hagenda muri iyi ngendo ya mucaka nkuko twavuze, hanyuma ziriya enye akazigenda nazo bisanzwe agenda uko asanzwe agenda. Ahangaha umwanditsi rahimahullah aravuga ngo وكلما حاذ الركن اليمان أو الحجر استلمهما وكبر وهلل. aravuga ati buri uko ateganye mu muzenguruko no mu kuzenguruka kwe, buri uko ateganye n'inkingi ya Yemeni. Inkingi ya Yemeni ni inkingi ibanziriza ibuye cyangwa se ibanziriza inkingi iriho ibuye rya Hajar al-Aswad. Iyi nkingi iribanziriza mu bijyanye no kuzenguruka. Iyi nkingi niyo bita rukunul yamani, ariyo nkingi yerekeye mu gice cyo muri Yemen. Iyi ngiyi intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyo yegeragaho yarayisuhuzaga. Kuyisuhuza ni ukuyikoraho. Iyo utabashije kuyikoraho ntago usabwa kuyipepera cyangwa se kuzamura akaboko. Ibyo ngibyo bikorerwa kwibuye gusa. Iyo umuntu atabashije kurigeraho cyangwa se kurikoraho, uyu nguyu azamura akaboko akavuga ati Allahu akbar. Hanyuma umwanditsi yavuze ngo wakabbara wa halala, akavuga ngo Allahu akbar, akavuga ngo la ilaha illa Allah. Nkuko twavuze ko dushingira kuri hadithi no kubyahishuwe no kubyagaragaye ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nuko kuvuga la ilaha illa Allah ibi ngibi ntago biri ahangaha, ahubwo ibyiza nuko avuga Allahu akbar. Mu byagaragaye kuva ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko harimo ko intumwa y'Imana yavugaga Allahu akbar ariko ntivuge ngo la ilaha illa Allah. Ubwo mpamvu rero ibyiza nuko avuga Allahu akbar ku byagaragaye ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanyuma iyi Allahu akbar ivugirwa kwibuye gusa, ivugirwa kwibuye gusa. Naho kuri ya nkingi ya Yemeni nkuko twavuze, iyo atabashije kuyikoraho icyo gihe anyuraho akagenda, nta kimenyetso akoze, yewe nta n'ijambo avuze. Iyo abashije kuyikoraho ayikoraho, ariko ntago ayikoraho avuga Allahu akbar, ariko aramutse abivuze ntacyo bitwaye, kubera ko muri hadithi y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam harimo ko intumwa y'Imana yasuhuzaga iyi nkingi ariko ntago yavugaga Allahu akbar. No mu yindi hadithi ikagaragaza ko kuba yayivuga ntacyo byari bitwaye, kubera ko muri hadithi yindi kuva ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam aho Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu agaragaza ko intumwa y'Imana irimo kumwigisha haji, yaramubwiye iti in wajadta fursatan fastalim, nuramuka ubashije kubona uburyo ujye usuhuza inkingi, usuhuze nibuye. Aravuga ati wa illa fastaqbiluhu wa halil wa kabbir, nutabishobora ujye werekera ibuye, werekere naho ngaho uvuge Allahu akbar la ilaha illa Allah. Ariko hadithi ni dhaifu, kubyo mpamvu ibyiza nuko umuntu yakora ibigaragara muri hadithi ziri sahihi, hanyuma ibitari muri hadithi sahihi kuba yabikora ntiyemeze ko ari ibada cyangwa se arimo kunoza no gukora ibada neza. Ko kunoza no gukora ibada neza no kubikora nkuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabikoze. ari nayo mpamvu intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yababwiye iti khudhu anni manasikakum, ngaho ni munyigeho umutambagiro wanyu, munyigeho umutambagiro wanyu. Ni nayo mpamvu intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yageze kuri Safa iravuga ngo abda bima bada billah, ntangiye kubyina Imana yatangiriyeho agambira ijambo ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, ivuga ngo inna safa wal marwata min sha'airillah, mukuri Safa na Marwa biri mu bimenyetso by'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, no mu birango biranga Imana n'ubumana bwayo n'ubumwe bwayo n'imbaraga zayo. Umwanditsi rahimahullah aravuga ati wa yaqulu bayna ar-ruknayn
naho iyo ageze hagati ya za nkingi ebyiri yaba ari inkingi ya Yemen n'inkingi y'ibuye aravuga ati rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Iyi dua ni dua y'intumwa Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavugaga ahangaha. Iyi dua inagaragara muri hadithi ndende, hadithi ya Jabir radiyallahu anhu mu gitabo cya Muslim, igaragara nkaho ariyo hadithi ndende kurusha izindi hadithi zaje mu bijyanye na hadithi, kuko ni hadithi ndende. Yo Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma yararimo asobanura hijja y'intumwa Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akavugamo uburyo n'imiterere n'imigenzereze y'intumwa Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam muri uyu mutambagiro. Bityo yavuze ko iyo intumwa Imana ageraga hagati y'izi nkingi ebyiri, inkingi ya Yemen n'inkingi y'ibuye, yavugaga ati rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Iyi dua akaba ari nayo dua yongera kugaruka no muri Qur'ani mu bijyanye n'umutambagiro mutagatifu, aho Nyagasani avuga ati wa minhum man yaqul rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. No muri babandi bakora umutambagiro harimo abagaragu beza b'Imana, babandi bashaka ibiri ku Mana, bavuga bati Nyagasani duhe ibyiza hano ku isi, uduhe n'ibyiza ku munsi w'imperuka, kandi uzaturinde igihano cy'umuriro. Nyagasani avuga ati ulaika lahum nasibu mimma kasab wallahu sari'ul hisab. Abo ngabo nibo bafite igeno ryiza kandi ribyibushye muri bya bikorwa byabo bakoze, kandi bazashimishwa nabyo imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Kandi Nyagasani niwe ubarura kandi akabarura ibarura rigennye kandi ryihuse kandi ryiza kandi ritabera. Umwanditsi rahimahullah akomeza avuga ati wayad'u fi sa'irihi bima ahabba. Ahasigaye mu muzenguruko we agenda asoma amadua ashatse n'ubusabe bwose ashatse. Thumma yusalli rak'atayn khalifa al-maqam. Iyo arangije gukora za nshuro zose zirindwi, ahangaha asenga raka ebyiri inyuma ya maqam Ibrahim. Mbere yuko turenga kugusaba ubusabe umuntu ashatse, nuko ubusabe bwo kuzenguruka al-Kaaba na tawafu ni ubusabe bufunguye. Ntago byemewe ko umuntu agira ubusabe runaka avuga ngo ubu ni ubujyana n'umuzenguruko wa mbere, ubu ni ubwa kabiri, ubu ni ubwa gatatu. Ibi ngibi ni ibihimbano byongewe mu Islam na bid'ah, nta nubwo bikwiye ko umuntu abyemera gutyo. Bityo umuntu asaba ibyo ashaka, ntacyo bitwaye ko yasaba idua imwe muri mu muzenguruko wose, cyangwa se ko yagenda yisubiramo, cyangwa se ko yasaba uko abishaka bitewe n'uko ashatse. Ariko nta muntu uje ngo avuge ngo ugena ubusabe bwa buri inshuro na buri muzenguruko. Yewe rimwe na rimwe hakaba hari n'abashobora kwandikamo n'ibitabo Nyagasani abagiriye impuhwe kandi abahe gusobanukirwa no kugenda no kuyoboka intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukuri ko kuyoboka, kubera ko ntabwo ukwiye kwandika igitabo kigena ikintu usibye ko kigomba kugena ibiri mu mbibi z'Uwisilamu n'imbibi z'imigenzereze y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. N'abandi rero basoma cyangwa se basobanukirwa cyangwa se bakurikira, bagomba gukurikira intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kandi bakabikora nk'uko intumwa y'Imana yabikoze. Bityo umuntu afite rugari rwo gusoma amadua yose ashatse. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, ni amakosa umuntu umwe gusoma idua abandi bagenda basubiramo, kubera ko buri muntu niwe ufite ikimuremereye, ni nawe uzi ikiri mbere y'ikindi. Umuntu wari wese uko yaba ameze kose, idua ye nayisome, nawe usome iyawe. Numva ari nziza uyishime, uvuge amina, ariko ntago usubiramo idua. Iyo idua isomwa abantu bavuga amina iyo bayikirije cyangwa se uyishimye, ariko ntago usubiramo idua. Bityo gusoma idua umuntu akayisubiramo, ibi ngibi biri muri bid'a mbi zashyizwe mu Islam kandi zitari mu Islam. Ikindi kikwiye kuvugwa ahangaha ni kuri babandi bakora umuzenguruko barimo baganira. Ibyo baganira byose iyo atari ibyubaka hijja yabo n'ibinoza hijja, kuko umuntu mushobora kuba murimo kuzenguruka akakubaza ati ahangaha ngeze ndakora iki, ahangaha ngeze abakoba bigenje gutya, ukuri nukuhe. Aho ngaho ntacyo bitwaye, kubera ko arimo arasobanukirwa n'umutambagiro we no kugira ngo urusheho kunoga. Ariko ntibibe umuzenguruko wose ari uwo kubaza ibijyanye na hijja na wamura n'iki, ahubwo habazwe ibiringaniye. Ni haba no kuganira, habe kuganira ibiringaniye, kubera ko uyu mwanya ni umwanya w'amasengesho, ni umwanya wo kwegereza Imana, ntago ari umwanya wo kuganira no kubazanya ibitari ngombwa, ibiri hanze. Rimwe na rimwe hari n'abagera hari bagatangira kubaza ibya riba, bagatangira kubaza ibyo gusambanyi, bagatangira kubaza ibyo gutanga zaka n'ibiki. Ibyo ngibyo ntago ari umwanya wabyo. Hagize icyabazwa, habazwa ikijyanye n'uyu muzenguruko wahangaha. Nta nubwo yewe mbona ko ari byiza ko umuntu yaba ari na hariya ngo atangire kubaza ngo nituva hano turajya kuri saya, turajya hagana hehe, nituvayo turavuga ngo iki, turahera he, dusozereze he.
rangiza iki gikorwa ubaze ibijyanye nacyo kugira ngo kinoge, nurangiza ubone kwimukira mu bindi bikorwa biri buze kuza imbere yawe. Akaba ari nayo mpamvu ari na byiza ko umuntu adakwiye kwinjira muri hijja atabanje kwiga no kuyisobanukirwa kugira ngo ibibazo bye bizaye bikeya, akore ibada mu mwanya we usigaye. Umwanditsi rahimahullah aravuga ati thumma yusalli rak'atayn khalfa al-maqam, yani zagasenga raka ebyiri inyuma ya maqamu Ibrahim. Iki gikorwa cyo gusenga raka ebyiri biri mu bikorwa bitandukanye byo Allah subhanahu wa ta'ala yaje ashyigikira Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, faqad kana muhaddath mulham, kubera ko Umar ibn al-Khattab yari wa wundi uvuga kandi akavuga ibijyanye no kuri na Qur'an ikazishimangira ibya Umar radiyallahu anhu yavuze, kubera ko Nyagasani yari yaramuhaye icyo bita ilham kuba yavuga ukuri no kugera ku kuri. Uyu Umar niwe intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze ngo iyo anyuze inzira shayatini zica mu yindi nzira. Ntibizagutangaze no kuri uyu munsi rero Umar navuga shaytani zigaca mu yindi nzira, yanavugwa shaytani zikavuga ibindi, cyangwa se yanashimwa shaytani zikarakara. Kubw'iyo mpamvu niyo mpamvu mu gukunda Umar ari ukwemera Imana n'intumwa yayo no kumwanga biri mu kwanga no guhakana Imana n'intumwa yayo, kubera ko uyu nguyu ntawe umukunda usibye ko akunda Imana n'intumwa yayo, nta n'umwanga usibye ko yanga Imana n'intumwa yayo. Umar ibn al-Khattab niwe yabwiye intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aravuga ati ya Rasulullah, kuki tutashyira cyangwa se kuki utasengera kuri maqam Ibrahim? Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala amanura aya isomwa kuzageza ku munsi w'imperuka, wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla, kandi kuri hagararo cyangwa se aho Ibrahim yahagaze aho ngaho uhagire aho gusengera. Biba itegeko ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam no kubamukurikiye kuzageza igihe Nyagasani azisubiza isi nibigize aha kuri iki gitekerezo cya Umar ibn al-Khattab no kubwo kumanuka kwa aya. Ibi nibwo tubikora bikajya mu mutambagiro mutagatifu nk'ibikorwa mu gikorwa gikomeye mu mutambagiro mutagatifu, nubwo iziraka ari sunna kuzisenga, ariko ni sunna ikomeye muri sunna za tawaf na sunna za hijja na umra. Hanyuma ikindi, iyo umuntu atabashije gusengera ahangaha muri maqam Ibrahim, inyuma yayo asengera ahari hose mu musigiti. Si ngombwa ko asengera hafi yaho, niba ananiwe gusengera aho yagasengeye ahangaha si ngombwa ko ajya kubyiga abantu ngo afungire abari mu kuzenguruka, ahubwo ajya aho ashaka hose akasengera mu musigiti. Gusengera mu musigiti ni ukuvuga ko agomba gusengera mu mbibi z'umusigiti. Aramutse agiye gusengera kuri Safa na Marwa, hariya ntago asengeye mu musigiti, ko hariya ni hanze y'umusigiti usanzwe. Kwaguka k'umusigiti niko kwatumye harahinjira umusigiti, ariko umusigiti wa mbere ntago hariya hari mu musigiti. Byiza nuko asengera mu musigiti wa mbere iyo abishoboye. Aramutse atabishoboye, ahangaha icyo gihe yabanza kubaza abamenye kugira ngo amenye cyangwa se bashe kumenya uko ari buze kwitwara muri kiriya gikorwa agiye gukora. Aha umwanditsi rahimahullah aravuga ati wa yaudu ila rukun fayastalimuhu, iyo amajije gusenga ziraraka ebyiri agaruka kuyibuye akongera akarisuhuza, yarangiza akabona gukomeza. Umwanditsi aravuga ngo thumma yakhruju ila safa min babi fayati, yarangiza agasohoka yerekeza Safa, asohotse mu musigiti wa Safa, mu musigiti akinjira mu muryango, nakasohotse mu muryango w'umusigiti akajya Safa. Aha impamvu umwanditsi rahimahullah avuga ko asohoka mu musigiti agiye Safa, nuko kera Safa yari hanze y'umusigiti. Safa na Marwa ni imisozi ibiri yari iri hanze y'umusigiti, ariko kwagura k'umusigiti yaje kwinjiramo imbere. Ariko aho umusigiti wari ugarukiye wa kera, cyangwa se aho umusigiti wagarukiraga, ibimenyetso birahari. Bityo ahangaha uyu munsi yerekera kuri Safa na Marwa. Gusohoka umusigiti ntago ari ibada muri ibada ngo tuvuge ngo agomba gusohoka umusigiti, ahubwo icy'ingenzi nuko yerekera kuri Safa na Marwa, aho agiye gukora igikorwa cyo kugenda hagati ya Safa na Marwa. Arangije aravuga ngo fayarqa alayhi wa yukabbiru Allah wa yuhalliluhu wa yad'uhu. Umwanditsi aravuga ati yarangiza akurira Safa agakuza Imana, agatagatifuza Imana, agasingiza Imana amajije kurira Safa. Ibi ngibi ni muri hadithi y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam imajije kurangiza yuriye Safa kugeza ubwo ibonye al-Kaaba, yerekera qibla, irangije
isoma amadua, inasingiza Imana, inavuga ubumwe bw'Imana, la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir. Muri ya hadith ndende ya Jabir radiyallahu anhuma, hadith ya Muslim, twavuze ko ari hadith ndende isobanura kandi kanagaragaza imigenzo n'imikorere y'umutambagiro umutagatifu. Turi buze kongera tuse nk'abayisubiramo gato nitumara kuvuga ibikubiyemo muri iyo hadithi ibyinshi, kuko ahangaha byinshi hano bikubiye muri iyo hadithi. Rero iyo amaje kugera aho ngaho asingiza Imana, agakuza Imana, agasoma n'ubusabe mu busabe bugaragara hariya harimo inna safa wal marwata min sha'irillah faman hajja al bayta wa itamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima, ko uwo murongo w'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala mu bijyanye na hijja na umra. Hanyuma ibyo abikora kuri Safa nkuko abikora no kuri Marwa, nkuko umwanditsi rahimahullah ari buze kubigaragaza, ariko atanabigaragaje nuko bikorwa kuri Safa bikongera no gukorwa nanone kuri Marwa, kubera ko byose ari muri ya migenzo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aravuga ngo thumma yanzil fayamshi ila al-alam, yarangiza akamanuka yerekera Marwa. Iyo yerekera Marwa araza kugeza ubwo ageze ku kimenyetso. Ikimenyetso umwanditsi rahimahullah avuga ni ikimenyetso cyari mu gikombe. Ahangaha ubu none ahangaha hari ibimenyetso by'amatara y'icyatsi. Iyo umuntu ageze kure ayo matara y'icyatsi nibwo aba ageze kuri ibyo bimenyetso, byari ibimenyetso by'igikombe cy'ikibaya. Akavuga ati thumma yas'a, iyo ahageze asa nkaho yirukansa, iyo ahageze arirukanka. Aravuga ati umwanditsi rahimahullah aravuga ngo ila al-alam, kugeza ubwo ageze ku kindi kimenyetso. Thumma yamshi ila al-marwa, yarangiza akagenda ahasigaye kugenda ingendo isanzwe kugera kuri Marwa. Iyo amanutse kuri Safa, nongera mbisubiremo, iyo amanutse avuye kuri Safa aramanuka akagenda kugeza ubwo ageze kuri icyo kimenyetso cyari mu bimenyetso by'igikombe cy'ikibaya. Iyo ageze aho ngaho arirukanka, yanyirukanko twahoze tuvuga ya mucaka, akagenda kugeza ubwo arangije ibyo bimenyetso bigaragaza aho igikombe gihereye. Iyo ageze aho ngaho ahasigaye arahagenda agakomeza akagenda kugeza ubwo ageze Marwa. Aravuga ngo yaf'alu ka fi'lihi ala Safa, iyo ageze kuri Marwa akora nk'ibikorwa yakoze ubwo yarari kuri Safa. Iyo ageze hejuru ya Marwa akora ibimenyetso nk'ibyo yakoze kuri Safa. Yakoze iki? Yuriye umusozi kugeza ubwo abonye al-Kaaba, arangije yerekera qibla, arangije avuga Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir, la ilaha illallah anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzab wahdahu. Hanyuma yarabanje no gusoma aya inna safa wal marwata min sha'irillah al-aya. Aha yongera kubisubiramo. Hanyuma umwanditsi aravuga ati thumma yanzil fayamshi fi mawdu'ihi, yarangiza akongera akamanuka akongera akagenda ahagendwa. Wa yas'a fi mawdu'ihi, yarangiza kandi akanirukanka ahirukankwa hehe kuri bya bimenyetso by'icyatsi. Ni ukuvuga ngo iyo ajya Safa akagera ku bimenyetso by'icyatsi arirukanka, niyo agaruka ava Marwa akagera kuri bya bimenyetso by'icyatsi nanone arongera akirukanka, ahasigaye akahagenda ingendo isanzwe, ahasigaye akahagenda ingendo isanzwe, kubera ko ariko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabikoze nkuko twavuze muri hadith ya Jabir radiyallahu anhuma. Imana imwishimireho agaragaza ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ari bwo buryo yakozemo ibada yayo no gukoramo hijja yayo, ikavuga ati khudhu anni manasikakum, ngaho nimumfateho ibada yanyu cyangwa se umutambagiro wanyu. Ahangaha bahera Safa bagenda inshuro ya mbere. Umwanditsi rahimahullah aravuga ati ويحتسب الذهاب سعية والرجوع سعية، يفتتح بالصفا ويختتم بالمروة. kugenda abibara nk'inshuro kuva Safa ajya Marwa, iyo ni inshuro, no kugaruka ava Marwa agaruka Safa, iyo nayo ni inshuro. Hanyuma bityo atangirira Safa agasozereza Marwa. Muri hadithi ya Jabir radiyallahu anhuma, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze ngo abda'u bima bada Allahu bihi, ndatangira kubyo Nyagasani yatangiriyeho. Ibyo yabivuze ahagaze hejuru y'umusozi wa Safa agiye kwerekera Marwa, na Nyagasani avuga ati inna safa wal marwata min sha'irillah, mukuri Safa na Marwa ni mu bimenyetso by'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ahera kuri Safa asozereza kuri Marwa, bityo inshuro zirindwi. Iya mbere itangira hejuru y'umusozi wa Safa, iya karindwi igasozerezwa hejuru y'umusozi wa Marwa. Iyo ageze aho ngaho aba asoje inshuro zirindwi. Umwanditsi rahimahullah aravuga ngo thumma yuqassir min sha'rihi,
in kana mu'tamiran waqad halla. Hanyuma nyuma yaho ngaho agabanya umusatsi we iyo ari mu gukora umra kandi akaba umra yayirangije, yemeje kuyirangiza. Iyo yakoraga umra akaba umra yemeye ageze igihe cyo kuyirangiza, ahangaha agira gute? Agabanya umusatsi we cyangwa se akawogosha. Kugabanya no kogosha ni muri ibada. Icyiza ni ikihe? Icyiza muri rusange ni ukogosha, kogosha uruhara, ukogosha ukamaraho umusatsi burundu, ukawukuba ukawumaraho. Ni byiza ko umuntu akoresha urwembe yogosha, kubera ko gukoresha urwembe ni muri sunna z'Intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ntacyo bitwaye aramutse akoresheje imashini cyangwa se n'ikindi cyose cyogosha, nko kuba haba hari urumuri rwogosha n'ibindi byose bishobora kuvumburwa mu byogosha umusatsi, ntacyo bitwaye kuba yabikoresha. Ariko iyo tuvuze ngo urwembe ni sunna, nuko ari rwo Intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yakoresheje. Hari ushobora kwibaza ati ibi ngibi cyangwa se kuvuga ngo gukoresha urwembe ni sunna, ibi ngibi harimo ugukomeza gatoya. Nta gukomeza kuriho, kubera ko ntago icyo gihe hogoshaga urwembe gusa, ahubwo hari n'abagoshaga bakoresheje n'amabuye n'ibindi bityaye, nk'igiti gityaye neza nacyo cyakoreshwaga mu kogosha, n'ubwoko y'ibiti byakoreshwaga mu kogosha cyangwa se kuba byakorwamo n'intwaro rimwe na rimwe. Ibi ngibi rero Intumwa kuba yarakoreshaga urwembe, hari amabuye hari n'ibindi, suko urwembe ari urwari rwiza, yego ni narwo rwari rwiza kurusha ibindi mu byogoshaga, ariko ntago bisobanuye gusa urwembe, kubera ko binasobanuye no gukunda Intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biraguhagije gusa ko wakigana Intumwa mu bikorwa, kabone nubwo haba hari ibindi bimeze nkabyo cyangwa se bishobora no gukoreshwa n'ibindi nkabyo. Ese uyu munsi iyo umuntu akunda umunyacyubahiro yambara ikote ry'umukara, ntago we nawe aryambara hanyuma akumva ko kuryambara ari ukwisanisha n'uwo munyacyubahiro no kumukunda, mu gihe hari amakote y'ubururu n'ibindi? Ese ibyo kuki bititwa gukabya, hanyuma gukurikira umwiza mu biremwa, uwasozeje intumwa n'abahanuzi, uwo kubwe tuzinjira mu ijuru? Kuki kumukurikira umuntu yakumva ko harimo gukabya cyangwa se kurengera cyangwa se gukomeza idini? Ntago ari ugukomeza idini. Niyo bivuzwe ibyo ngibyo ubishoboye akabikora, niwe ubukozi byiza kurushaho. Ni nkuko twayivuze mu bipimo byo gutanga zaka n'ibindi bitandukanye mu binyampeke. Ibyo ngibyo kubikora ni ukugaragaza urukundo ruhanitse rwo gukunda Intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuko uwo umuntu akunda amwigana muri byose, kabone nubwo byaba ari no guhumbya, yumva yahumbya nkawe, akamwenyura nkawe, akavuga nkawe, akagenda nkawe, akumva ibintu nkawe, akavuga nkawe, akaryama nkawe, akabyuka nkawe. Ku Ntumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam aho n'umwihariko, kubera ko ubikoze aba arimo yiharurira inzira nziza imugeza ku Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Ngaho Nyagasani ati, ngaho niba koko muvuga ko mukunda Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, ngaho nimukurikira Intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kulli saghirin wa kabir, kuri buri gato na buri kanini Intumwa ikurikirwe uko bishoboka kose. Fattaqullaha mastata'tum, mutinye Imana uko mushoboye, mutinye Imana uko mushoboye. Aho bikugoye urwembe rugutera imiburu, ntago uruzi cyangwa se ruragoye kurubona cyangwa rurahenze, nta mafaranga ufite, aho ngaho ntacyo bitwaye ko wakoresha ikindi, ariko gukoresha ikindi ruhari. Byiza nuko wahitamo urwo rwembe iyo urushoboye kandi nta mananiza arimo, nta n'ingaruka bigufitiye kuba warukoresha. Umwanditsi rahimahullah aravuga rero nyuma yaho ngaho ati, icyo gihe iyo ari gukora umra arogosha cyangwa se akagabanya. Umwanditsi yakoresheje ko agabanya kubera ko ari mu muryango wa hijja. Uyu muntu uri muri hijja inshuro nyinshi ashobora kuba igihe gisigaye hagati ye no gukora hijja ari iminsi wenda idahagije ko umusatsi umera. Iyo uyu muntu ari mu gihe nk'iki ngiki arimo arakora umra, kandi umra ye arayikurikiza hijja, hagati y'iyo umra ye na hijja ye umusatsi uzaba utari wamera, uyu nguyu ibyiza kuri we nuko agabanya kugira ngo azabone icyo yogosha ku munsi w'Eid igihe azaba arangije hijja ye. Naho iyo ari mu bihe bisanzwe ibyiza nuko gosha itlaqa. Muri hadithi y'Intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze ati, rahimallahu almuhalliqin, Nyagasani agirire impuhwe abogosha. Umusahaba aramubwira ati, wal muqassirina ya Rasulullah. Intumwa isubiramo iti, rahimallahu almuhalliqin, Nyagasani agirire impuhwe abogosha. Umusahaba asubiramo ati, wal muqassirina ya Rasulullah. Intumwa isubiramo ku nshuro ya gatatu iti, rahimallahu almuhalliqin, Nyagasani agirire impuhwe abogosha. Umusahaba arongera asubiramo ati, wal muqassirina ya Rasulullah. Intumwa iravuga iti, wal muqassirin, n'ababandi bagabanya nabo Nyagasani abagirire impuhwe kandi abahundagazaho ibyiza. Hanyuma abamenyi hano bakagaragaza ko ku mugabo ibyiza ari ukogosha, hanyuma ku mugore ibyiza ari ukugabanya, kubera ko umusatsi ni muri
mu mitako y'umugore kubw'iyo mpamvu ntago awogosha. Nanone Aisha radiyallahu anha n'abagore bari kumwe n'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam muri hijjatul wada, muri abangaba ntaho tuzi ko hari uwogoshe uruhara, bityo bagabanyije imisatsi yabo, bityo bikaba ari sunna ku mugore yuko agabanya, akaba ari naho mu bimwe mu bikorwa atandukaniraho n'umugabo muri kino gikorwa. umwanditsi rahimahullah aravuga ati wa illa almutamatti'a in kana ma'ahu alhadi, atusibye wa wundi uri gukora hajju tamattu iyo yaje ashoreye ibibagwa, iyo yaje ashoreye ibitambo, uyu nguyu ntago ava muri umra kubera ko azakinja asoje umra ye, azakinja ashoje hijja ye afwan ku munsi w'Eid. niyo mpamvu Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nayo yaje iri mutamatti ariko iza ishoreye ibitambo byayo. ahangaha imeje kugera muri Maka isanga itagomba yo usoza umra yayo ngo isoke muri umra, ahubwo igomba kuguma muri umra, hijja yayo igahinduka qiran nyuma yo kuba yari tamattu, hanyuma ikazakinjira rimwe ku munsi w'Eid. itegeka abaje bazanye nayo batashoreye ibikinjwa boko bogosha bakava muri umra, hanyuma bakaruhuka bakazongera gufata niya ku munsi wo kujya gutangira hijja nkuko tuzagenda tubigaragara. wal mufrid na wa wundi urimo gukora hijja yonyine gusa, cyangwa se qarin, cyangwa se arimo gukora hijja na umra ariko atazogosha cyangwa se atazava muri umra ngo yimukire muri hijja hagati yizi ibada ze arimo gukora, aba bose umwanditsi agaragaje ko nyuma yo gukora umra abangaba ntago bogosha, kubera ko nyuma yo gukora sa'ya ntago bogosha. aha ni igihe sa'ya yabo bayishyize imbere, ariko biremeye ko bashobora kuyitinza bakazayikorana n'abandi gihe barimo gukora tawaf al-ifada, barimo gukora tawaf ya nyuma ku munsi w'Eid, biremeye ko yayikereza akayishyira hariya, biranemeye ko yayikora hano akiri kwinjira muri Maka, bityo ku munsi w'Eid akazaba nta yindi tawaf sa'ya afite kubera ko yarangije gukora sa'ya ye kuri wa munsi yinjiyemo muri Maka. aravuga ati fa innahu la yahillu, aravuga ati abangaba bo tuvuze, abangaba wa wundi mutamatti washoreye ibikinjwa bye n'ibitambo bye na qarin na mufrid, abangaba ntago bogosha uyu munsi kubera ko atari umunsi wabo kogosha. umunsi wabo kogosha ni ku munsi w'Eid. aravuga ati wal mar'atu karrajuli, aravuga ati naho umugore ameze nk'umugabo. umugore mu bikorwa bya hijja ni nk'umugabo, nta tandukaniro riri hagati y'umugore n'umugabo mu bikorwa bya hijja, usibye bimwe mu bikorwa bikeya cyane. muri byo harimo nko kuba twavuze ko umugabo yogosha umugore akagabanya, no mu bindi bikorwa ni muri ramar. aha umwanditsi rahimahullah aravuga ati illa annaha la tarmulu fi tawaf wala fi sa'i, kubera usibye ko we gusa we ntago yirukanka muri tawaf no muri sa'ya, anga ntago umugore yirukanka kubera ko icyambere kwirukanka muri tawafu intumwa y'Imana yabishyizeho nkuko twayibonye kugira ngo igaragaze imbaraga n'ubushobozi n'ubushake n'umurava nuko nta kibazo bafite. ibyo ngibyo rero ku mugore ntago bimureba kubera ko imbaraga ziratwa n'abagabo ntago ziratwa n'abagore, n'umugore urata imbaraga uwo nguwo afite bimwe mu byo abura mu bugore bwe, kandi afite na bimwe mu byo abura mu idini ye, kubera ko umugore arata ukoroha no kumvikana no gusabana no gushyikirana, umugabo niwe urata imbaraga n'ubukana n'ubushobozi n'ibindi nk'ibyo ngibyo. hanyuma nanone kwirukanka hariya muri sa'i muri Safa na Marwa, aha bamwe mu bamenye bagaragaza ko Amina radiyallahu anha nyina wa Ismail radiyallahu anhu alayhi salam, ko ari we wirukankiye abagore, bityo abagore bakaba batagikeneye kwirukanka, kubera ko iyo ugarutse mu mateka nuko iyo Amina radiyallahu anha yageraga hariya wa alayhi salam, iyo yageraga hariya yarirukankaga, kubera ko ubusanzwe ahangaha n'uru rugendo yarukoze arimo ashakisha amazi yo kuza guha umwana we Ismail alayhi salam ubwo yaramaze kumubyara, adafite ikintu na kimwe cyo kumuha, arimo ashaka amazi yurira umusozi, amenuka umusozi akawurira akawuminuka, akurira wa Safa akaminuka akerekera Marwa, akawurira akawuminuka agaruka Safa, arimo ashaka amazi kugeza ubwo Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala yazanye intsinzi akanafungurira amazi ayanyujije mu birenge bya Ismail alayhi salam, ariho havuye amazi ya Zamzam kugeza kumera. bityo rero ukwirukanka ahangaha abamenye bagaragaza ko Amina yirukankiye abagore. hanyuma ikindi nanone kwirukanka n'iyi mucaka iri mu bishobora kugaragaza ubwambure bw'umuntu,
ku mugore rero, umugore ategetswe kwihishira, ntago asabwa gukora igikorwa gishobora kumwambara ubwambure bwe cyangwa se kumwandagaza. Akaba ariho dusoreje iri somo, dusaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko abishyira ku mizani yacu y'ibyiza, kandi akabigira ibikorwa bikorwa nta wundi byereka usibye we usumba byose, kandi akabidushyiramo umugisha hano ku isi n'ejo ku munsi w'imperuka, bikazatugirira akamaro kandi bikaduha cyangwa se akanaduha gusobanukirwa idini yacu. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mwari kumwe n'umuvandimwe wanyu نيتانغا جميل. يا نبض الأرواح فالشكر لربي ثم لكم، لا أحصي الشكر بإفصاحي، والموعد في جنة عدن ما دمنا نسعى بصلاحي، والختم سيحوي توقيعا لخديجة بنت الصلاح، لخديجة بنت الصلاح.